ubu noneho bidasubirwaho Miss Muyango Claudine ndetse na Kimenyi Yves bamaze kwiyemeza gutandukana imbere y'amategeko kuri itariki ya 14 z'ukwa munani 2026. Mani zamfashe nta sinzongere kubona undi watereye impeta nako batereye Yves ego hagati yawe na Kimenyi ukahita ubyuka ukabona banjanye. Ibyo bintu rero birashoboka. Ibyo bintu birashoboka. Higo wabyuka mu gitondo ugasanga Muyango yakwandikiye message imeze gutyo abwira ati Kimenyi Yves naragukunze igihe kingana n'umwaka twarakundanye nabizi narakubashye nagerageje kukuba hafi aho byari ngombwa naho bitari ngombwa ariko iki nicyo gihe cyo kugira ngo njye mu bundi buzima ndumva urukundo rwanjye nawe rwahagarira aho ngaho cyangwa ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu nibwo hagaragaye amavideo ya Muyango Claudine ndetse na Kimenyi Yves bari kujya ku rukiko rukuru rwa Gasabo kuburana ku cyemezo bombi bafashe cyo gutandukana byemewe n'amategeko cyangwa se divorce. Umva igitangaje rero ubundi y'abantu babiri bagiye kuburana mu rukiko bemerera n'uruhande rw'abaturage kuza bakitabira iryo buranisha kugira ngo niharamuka habayemo buriganya ubwo ari bwo bwose abaturage bazabatanga buhamya kurwo rubanza rwaciwe mu mucyo. Kuri uru rubanza rwo siko byagenze kubera ko urukiko rwasabye abantu bose bari bitabiriye iryo buranisha kuguma hanze bagategereza ababurana bakarangiza ubundi amakuru bakayahabwa nabo. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bati ahore ubwo noneho babujije abantu kwinjira mu rukiko komba nigiye gutangira hagati ya Muyango Claudine ndetse na Kimenyi Yves umucamanza akaba agiye guhinduka umusifuzi akaba ari nayo mpamvu banze ko abantu binjira. Barongera kandi bati ubu Kimenyi Yves yabaretse byibuze akabanza agashira nk'undi mwaka ko ibintu byari biri kuva mu bwiza bijya mu bundi ubu nyuma y'imodoka ntiyari kuzagabana na etaje igeretse kabiri ngo Muyango ari kubakisha agiye kuzuza. Bati cyangwa sha Muyango agiye gutura abagabane kubera ko yamaze kubona karamutsa byanze bishobora kumeneka. Sasa Goriyati numwe mu bahanzi cya Goriyati cyaranyanze gitangira kundwanya ebana cya Goriyati shaka no kugura imiziki yanjye ndabyanga. Umva rero ngo ibya Bruce Melody na Yago byo ni umuriro wo kotera kure kuko ngo imbwa zamaze kubirwaniramo ngo nyuma yuko yagamaze igihe kirekire yingingira Bruce Melody kwemera ko ari umuhanzi mu itangazamakuru ngo ariko Bruce Melody akamubera ibamba ngo akaba nk'umwana se yajyaga abwira ngo pfukama umwana akabwira sati papa nureba ko mfukamishije nkaba mfukamye hano hasi ati nubwo mfukamye ndeba gutya ariko mu mutima wanjye ubu ngubu ngo hagaze hejuru birenze uko nari ngo hagaze hejuru duhagararanye. Yagiye agaragara kenshi mu itangazamakuru bamubaza bati se Yago ni umuhanzi umubona ute? Uyu Bruce Melody nagutinzamo yahitaga abwira itangazamakuru ko yagatari umuhanzi ahubwo ari umunyamakuru mwiza. Ibyo ngo bikababaza Yago ngo cyane ko Yago kugira ngo ajye mu itangazamakuru ngo cyane yashakaga kwibera umuhanzi ngo ubwo rero kubona umuntu utamushyigikiye mu iyo mpano ye y'ubuhanzi yari afite ngo yumvaga yakora igishoboka cyose ngo ariko umuntu akamwikiza. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe intambara iri hagati ya Muyango ndetse na Kimenyi Yves ndetse n'ibya Bruce Melody na Yago umubano wabo bivugwa ko atari mwiza muri iki gihe. Ngira ngo nk'uko wabyumvise yaba Yago ndetse na Murindahabirene bose bahurizaga kuri iki kintu cyo gutandukana kwa Kimenyi Yves ndetse na Muyango Claudine. Ejo bundi hagati mu mwaka w'ibihumbi 2025 nibwo twumvise inkuru zivuga yuko umubano hagati ya Kimenyi Yves ndetse na Muyango Claudine ushobora kuba urimo uragenda ukendera gake gake. Benshi ntibanatinyaga kujya kure ngo bavuge ko urugo rwa Muyango Claudine ndetse na Kimenyi Yves rusenywe na Buriane. Bakavuga ko Muyango na DJ Buriane ngo barara bahostinga nyuma yo guhostinga ngo bakajya gutingana. Inkuru ziravugwa kuri zino mbuga nkoranyambaga ariko finally biza kurangira n'ubundi Muyango Claudine ndetse na Kimenyi Yves bemeranyije ko bagomba gutandukana nibaba bakibana mu nzu. Kimenyi Yves yigira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Muyango Claudine nawe akomeza gushabika hano mu Rwanda. Gusa ku ruhande rwa Muyango ho gutandukana na Kimenyi Yves ushatse bavuga ko byamufunguriye amahirwe atagira ingano. Muyango Claudine nyuma yo gutandukana na Kimenyi Yves yahise atangira content kuri YouTube bita dating, aho yagendaga atumira abastari bagiye batandukanye hano mu Rwanda bagakora iyo content yo kudatinga maze ko kirarebwa karahava. Muyango Claudine ibyaje guhita bihagarika ajya ku byo guhostinga. Benshi banavuga ko ariho yakuye agatubutse akaba yanaguze n'imodoka yahagaze miliyoni hafi 290 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu Muyango Claudine kandi si ibyo gusa yagiye akora kubera ko yagiye agaragara ariko musinga ibitaramo ukabona ko iterambere rya Muyango ririmo riragenda yizamuka. Gusa benshi ku mbuga nkoranyambaga bakavuga bati Muyango nakomeza arundarunde ahubwo ahiriwe Kimenyi Yves n'ubundi imitungo yose Muyango ari kuruhira bizarangira bayigabanya. Gusa nk'uko babivuze ntugire ngo ari ukwibeshya kwari kurimo kubera ko kuri uyu mugoroba wo kuwa gatanu nibwo Kimenyi Yves
ndetse na Muyango Korodina baraye bagaragaye bajya ku rukiko bajya gusinya gatanu. Benshi bakavuga bati Kimenyi Yves ubu bari muri celebration y'uko agiye kugabana imodoka atigeze agiraho uruhare, ndetse n'inzu iri kubakwa iyo bitazwi neza n'ibiri mu mazina ya Muyango koko ngo nazayigabane na Kimenyi Yves. Ngo nubwo byari bimeze bityo ariko ku banyamakuru ho ibintu ntibyabagendekeye neza kuko bari bazindutse nk'iya saa 11 baje kureba iburanishwa rya Muyango Korodina ndetse na Kimenyi Yves, ariko batangarizwa ko uru rubanza rugomba kubera mu muhezo nta munyamakuru wemerewe kwinjiramo. Nuko abari bahururanya abakameramani ndetse n'amamikoro baba bahiye batyo. Reka nigarukire noneho ku bya Bruce Melody ndetse na Yago. Ubu tuvugana noneho Yago yarakaye ari kubwira abanyarwanda buryo ki Bruce Melody nta muhanzi umurimo, yewe rwose nari gutinya gufata Bruce Melody ngamugereranye na Super Manager. Ati Goliath uyu nguyu Bruce Melody muvuga ngo ni umuhanzi ukomeye hano mu Rwanda, ndababwiza ukuri ko imiririmbire ye nta kintu kirimo uretse gusa ko yakiza akibagirwa gukinga, ariko ubundi Bruce Melody turamutse tugiye hari bakaduha ikibuga bakavuga ngo tugiye kuririmba, Bruce Melody uyu nta nubwo yanjya no muri kimwe cya kabiri, nta nubwo yapfundura n'udushumi tw'inkweto zanjye. Gusa iyo ntambara y'amagambo hagati ya Bruce Melody ndetse na Yago yatangiye ubwo Bruce Melody yagendaga abazwa mu biganiro n'itangazamakuru niba Yago ari umuhanzi, ariko Bruce Melody akavuga ko ikintu azi kuri Yago ari uko ari umunyamakuru mwiza. Si ibyo gusa kandi byazamuye urwango hagati ya Bruce Melody ndetse na Yago, kuko Bruce Melody Yago yamushinjaga ko yanga kumuha ibiganiro nyamara akajya kubiha mugenzi we Emirene. Yago wari waragiye agaragara akorana ibiganiro na Bruce Melody avuga ko ari mu vocalist wa mbere, yaje kongera kugenda agaragara asebya Bruce Melody avuga ko ari umuhanzi wakuririjwe agahabwa izina n'itangazamakuru, nyamara mu bijyanye no kuririmba bwo Bruce Melody nta kintu kimwibereyemo. Gusa nimugire ngo ibingibi n'ubwa mbere yagabikoze cyangwa se niko byatangiye, kuko mbere yaho gateje bundi mu mwaka wa 2023 nibwo Yago yaje kugira gutya kuri ikintu kimeze nk'iki ngiki, ubwo yatangiraga kugenda asebya Murinda Habirene ndetse na Bruce Melody, nyamara akaza kugira gutya akabasaba imbabazi akababwira ko ari undi muntu wamukoreraga imbere atari we wabikoze, maze benshi ku mbuga nkoranyambaga baravuga bati ni gute Yago yagize gutya agakora ibiganiro byinshi asebya Bruce Melody ndetse na Emirene none akaba yemeye kubiyungaho, none ubu ngubu yagarutse mu yindi sura arimo aravuga ko Bruce Melody ari Goliath. Gusa Bruce Melody ntacyo ari kumuvugaho, ahubwo yiturije ategereje ko Yago nk'uko yamenyereye azongera akagaragara ku mbuga nkoranyambaga ari gusaba abanyarwanda imbabazi. Bamwe bati nyamara yagakwiye kuganirizwa kuko ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, hari ibintu bijya bimufata akumva yakora ibiganiro byo kwataka abantu. Abandi bati nyamara yagashobora kuba ari mukuri kubera ko nusesengura Bruce Melody si buri munyamakuru aho ikiganiro, ikindi kandi ntakunda kwemera ko bamwe mu bahanzi ari abahanzi. Bati kuko nk'igihe abajwe ko Super Manager ari umuhanzi yavuze ko nta ndirimbo ya Super Managers, ikindi kandi ati cyakora cyo Super Manager rimwe na rimwe ajya agira gutya agakora utuntu two gusetsa abantu maze akavuga ko ari umuhanzi, gusa ni ukubyiyitirira kuko nta ndirimbo ya Super Manager nzi n'imwe. Gusa Super Manager mu bitaramo bya Summer Country Tour we yaje kwemera ko Bruce Melody ari umuhanzi ndetse ari no mu bakomeye hano mu Rwanda. Gusa Yago we ibyo ntabikozwa kuko avuga ko Bruce Melody atari umuhanzi ahubwo yakabirijwe n'itangazamakuru. Gusa ibyo ngibyo byo kuba Bruce Melody ari we muhanzi wa mbere hano mu Rwanda uhita wongera ukajya kubirebera ku rundi ruhande, kuko nka Coach Gael umaze imyaka 5 akorana na Bruce Melody we yemeza adashidikanya ko bizagorana cyane kubona undi muhanzi ukora nka Bruce Melody cyangwa se kubona indi elema ishobora gusimbura Bruce Melody muri 155 AM. Mwakoze cyane kubana nanjye,